Rukumwanza ngenda ari byago cyane ari mu kazi noneho arambwira ngo tubyuka nkubwire ndamukanje nifite umunaniro babarira ndyama ndambwira ati nyamara byuka nkubwire. Ryayo twamenyanye za 2005 twigaga imashini i Nyanza, bamwe barabizi. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu gituza soje umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Ararutse, soje imirimo ye, ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. ararutse, ararutse, ararutse. nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru, kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. Ararutse,
udutandukanya nawe araruha zahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutandukanya nawe yewe yamvukiye iruhande ubuzima bwe bwose ngira ngo hafi mwese murabuzi yari umwana umugabo ugira umugambi akagira gahunda mu buzima bwe akicara agafata ibyemezo kandi akabitegura ikindi kintu ari mu buzima kimwe mu gihe yari akiri umusore ntabwo dukunda kuganira cyane kuko niyo twabanye akiri umusore atanarongora akajya ambwira anganirira ko yumva ashaka kurongora twa turi tubana rwose nkamubwira ntumva rero sore wanjye ikintu ukwiye kumenya mu buzima bwawe iyo ugiye gushaka ni ubuzima burebure cyane budafite iherezo ugomba kubanza kumenya kugira ubutwe bwo kwihangana wari wa wundi ugira ibakwe ariko nuramuka umuzanye uzamenye kujya woroha kugira ngo mugendane ati ibyo njya mbibona ati kandi aho nagiye mbibona kenshi cyane mu buzima bwe rero Christophe yari umugabo ugira gahunda icyo ni kimwe icya kabiri akagira ishyaka ubuzima bwe ishyaka kandi niba yiyemeje intego mpaka ayigezeho ndabyibuka ahantu twite kubana ahantu hamwe agategura kuva ku wa mbere ku cyumweru ku wa gatandatu mfitemo weekend reka nkorera amafaranga akaza akayarandika ko agaturi aho ku meza hafi ati genda shaka kuzagira ku 70 agakora mpaka bigezeho atakuramo n'ifaranga na rimwe yagiye ati akambwira ati babisemuze ati gera gitsinda kinarigezeho ati ubwo intego yanyegezeho agahita afata rimwe ati ngiye kubishyira aha ngaha ibindi mwe tugende akatujyana ahantu tukicara abanywa fanta bakayinywa abanywa inzoga bakayinywa hanyuma tukataha ariko kimwe cyo mbabwira inshuti zanjye muramuzi mwebwe abantu babanaga nawe yagiraga ishyaka cyane kandi akagira intumbero kandi mpaka ageze ku ntego ye ikindi yakundaga abantu yabanaga nabo iki ngiki cyo sinkibarusha abantu mwabanaga muri uyu mujyi wa Kigali sinkibarusha yakundaga abantu akabana nabo ibintu nk'ibi ngibi ugasanga niba uri hehe uri ku ruhembe rw'imbere rero sinavuga byinshi ya benshi mu mukuru gusa Imana yo mu ijuru iminsi ye ni yari yagennye ahasigaye turamuherekeza namwe abasigaye ntabwo agiye wese dusigaranye abe uwo ni wo mukuru wacu kandi niba yajyaga ishyaka cyagiye akadukunda ubwo tuzakunda rero bavandimwe banjye mukomere gusa tujye tumwibukira ku ishyaka rye no kumwitanga ku bana n'abandi ukuntu yavuga gukurikirana abandi haba hagize ikibazo kiba ugasanga nari nkimuziho namwe mukimuziho ariko umusore n'uyu nguyu igihe kindi kigiki mukomere rero ubundi reka dukurikirane umuryango wakoze Imana yatureze ryayo twamenyanye za 2005 twigaga imashini i Nyanza bamwe barabizi aho twakuriye bagikorera ku mbaraza abatayeri ryayo nza kumusiga i Nyanza nzi Kigali ngeze i Kigali aza kunsaba ko namuzana i Kigali nawe ariko yari yarahantanze kuko yahakoreye mbere acuruza Imana iza kumwereka ko abazunguzayi bazabaca mu mujyi waritahira ajya kwiga imashini ageze i Kigali yazanye na Gatama ntitwabana mu nzimwe ariko dukorera mu nzimwe ryayo tukiri abasore yagiraga ishyaka ryo gukora kandi waba wakoze ikosa ryayo akaguhana ntatinye kuguhana uko waba ungana kose ndibuka ryayo uko twageze n'igihe tubana mu nzu yari wa muntu nk'uko Philippe abivuze wakoraga avuga ati iki cyumweru ndagishaka muri aya mafaranga
yamara kuyabona tukajya mu kabari akatugurira icupa ku barinywa, abatarinywa akabagurira icyo babasha. Ati ndimo ndishimira umusaruro w'ibyo nagezeho. Ndikuryayo rero twarabanye tuza kugeza ubwo twese twubatse imiryango, bamwe dutatanira kure ariko akagira ishyaka n'urukundo. Ndikuryayo iyo twabaga dufite ibirori abantu twabanye muri komersiyale, umwe mu bantu ba mbere bafataga iya mbere kujya gushaka amafaranga ndetse no gushyigikira uwagize ibirori. Urupfu rwo ngira ngo twese turarusangiye, uwagiraga ibyago Ndikuryayo ntiyahaburaga. Ndongera nkamwibukira za 2007 na 2006 ambwira ati tujye kubaka inzu y'umubyeyi wanjye wasigaye. Turamanuka turagenda turahara mu cyaro, hari abafundi n'abayedi, twiriranwayo dutunda ibiti. Iyo nzu tuyishyiraho ibuye ry'ifatizo, irubakwa irakomera irarangira. Ategura n'umunsi wo kujya kuyitaha, bamwe twarajyanye. Muzehe we yari akiriho atarataha. Muzehe aratuzi. Sofe yari musaza wanjye, njye wamukurikira. Turakuranye tugenda twigana primaire, kuko ngenda agize kuba narabashaga kumurusha ubwenge mu ishuri, biba ngombwa ko dukurana turazamukana. Yaje kubivamo, ndabyibuka ko kuza i Kigali bwa mbere yaje ari umuntu umuzanye kujya kuzunguza, ikamuzana mwibye. Njye twari kumwe mu rugo. Ansiga mu nzu anyereka ibiryo turi kurya, wacisha imyenda mu idirishya kugira ngo ntaza kumureka. Arangije aragenda arayitwara, ngiye nsigara mu nzu bwije bambajije umuntu ndamweretse. Yaje kugenda arazunguza, akageza akadusura, akatuzanira umugati, twe tukiri abana. Nyuma yaho aza kumva ko ibyo bidahagije, agaruka kwiga imashini. Ari kwiga imashini, ngiye nari ndi gukomeza secondaire. Arambwira ati mwana wa mama waretse tukiga umwuga, ko umwuga ari wo w'akamaro. Nganiwe yanziga ishuri, numvaga ngiye nshaka ishuri, ariko buri ibintu byose ni gahunda y'Uwiteka. Mwese Imana ifite iyo yamuvuzeho, ubwo umwuga ntiwari uwanjye. Nyuma yo kurangiza arawiga arawurangiza, aza gukorera i Kigali, nyange nza gushaka umugabo i Kigali, akajya ambwira ati waretse ukiga umwuga nko kwigisha kudoda. Nganiwe yagiye ntabwo kudoda mbikunda. Ushaka umugabo igihe cyo gukenera kwiga kudoda, umugabo arabyanga. Mbaho tubana muri ubwo buzima, igihe cye cyose akaba kunshishikariza gukora. Mu buzima bw'iminsi twavuganye, mu magambo yose najyaga ngira kuvugana nawe, yarambwiraga ngo jya ukora, ikintu cya mbere ni ugukora. Cyane ko mu kwezi gushize yaje kumpamagara, yari muri Ndaro, nanjye nari ndi downtown, yarampamagara ambwira kuri kandi ntabwo yajyaga ambwira ngo nse tuvugane. Arampamagara arambwira ati ngwino tuvugane, nsanga hano muri Ndaro. Ndahaza, ntabwo nari menyereye kwinjira, aranyobora arambwira ati genda muri esanseri ukande kuri kane, nuhagera uhita unsanga hanze n'undi. Aragenda amusanga turavugana, ariko aratangira aranganiriza, arambwira ati se mu kazi ukora waretse ukiga umwuga, waretse nkakwigisha gusirifira, nkakoza mukiga gusirifira, kari akazi ko nta garame kagira, wakavuye mu ntugane ntabwo ngakora ndakotse, ariko ngakora ko kari ko mu gihe cya none mfite ubushobozi. Yumvisha ko ngomba kwiga gusirifira, yari kumwe n'abandi bantu barabinyumvisha, naho wowe genda ufate iminsi mbanze nanjye ntuze uzaze wige. Ndagenda turaganira, ariko mu kuganira kwe ntabwo yashakaga kundekura, yumvaga atandekura, kandi byari bigeze mu masaa 3 za nijoro. Ngewe abana bari barwaye n'abasize mu rugo, ntigereka ntaye nasize abana, ariko ntagashake kundekura. Aranganiriza arambwira ati ngiye mu buzima bwanjye nabayeho nkunda gukora, ndangane ndabizi. Ati utazumva igihe cyose njya nkubwira gukora, ngiye nkunda gukora, kandi gukora nibyo bigirira umuntu akamaro. Arambwira ati ngewe ikintu kiba gituma ndi gukora cyane, nk'uko ndi guharanira kugira ngo mbone aho nzasiga umuryango wanjye, kuko njya nicara nkibaza ngo ndamutse size umuryango wanjye waba usigaye gute, icyo kintu kikantera ishyaka ryo gukora. Aje arambwira ati harya uzi aho inzu yanjye igeze? Ngana ntabwo mwibuka, mpera ukwinyereka ikiri ibyondo ari amatafari gusa. Uzana amafoto arayigereka,
ambwira ati dore aho ngejeje. Ndamusubiza nti ndabona aho igeze. Niwe wagenda akingamo ibikarito ukaryamamo ukayikora inyuma. Ambwira ati ntabwo ashaka kwiba. Bigeze nabo baguze bamwe na bamwe nta bari hano ariko barabizi ko umuntu yitabye Imana. Abasigaye nzagerageza kubereka ibikurikira. Inzu ikintu kimbabaje kurusha ibindi, inzu yubatse iramuvunye bikomeye, iramuvunye imigambi yose twari dufite. Jewe nari naremutse naragiye gutura aho ngaho. Inzu we icyari gisigaye kwari ugushyiramo ibirahure no kubaka tuwarete akakimuka. Ubu yarategereje abana ko bafata birete ejo bundi bakimukira hariya mu matariki 3 akabona kuza. Yarategereje birete. Nagiye kuvuga byinshi rero ndumva abashyize hamwe nta kibananira. Uyu muryango asiza nk'uko atabyifuzaga. Ibirahure byagoraga mu nzu ye na tuwarete dushyize hamwe nk'uko duhuriye aha ngaha. Uyu mubyeyi twamukura aha ngaha. Uyu mugabo yabanaga n'abantu nk'uko mubibona, yabanaga n'abantu uko bishoboka kose. Ntabwo atageze igihe yarariho. Ndihanganisha abasigaye. Murakoze. Ahantu twahuriye arambwira ati wagiye kure yanjye, ariko nanjye naje muri Kamonyi anyereka inzu yaho yari igeze yakoraga, kandi tumubera aho hatari kugira ngo hazaba aruhukiye ajya abona ko yasize abantu. Reka dukomeze n'undi ufite ubuhamya. Yewe kuryayo muramu wanjye yashatse murumuna wanjye, bamumenye muri 2008 guhera nka 2007 bakundana. Yaramuzanye aramutwereka atwereka ko ari inshuti ye. Muri 2009 barabana. Rero yatubereye umukwe mwiza, yari inkingi ikomeye mu muryango wacu cyane, kuko muri make nari nishimiye ko tubonye umuntu w'umugabo mu muryango, kuko mu muryango tuvukamo dusa nkaho nta bantu dufite. Nanjye numvaga nshaka kugira ngo tugire umuntu w'umugabo mu muryango. Ngize umugisha mbona na murumuna wanjye nawe azanye umugabo mu muryango. Urumva ni amaboko twarimo tugenda tugira amaboko. Ubu rero muri makeya ni inkingi ikomeye yatuvuyemo. Ni ibintu bibabaje, kandi rwose yatubereye umukwe mwiza, yadufashaga muri byose, yatubaga hafi. Mbese tubuza amaboko akomeye, kuko yatugiraga inama, kandi ukabona ko afite ishyaka ry'umuryango. Yari afite ishyaka ryo guteza umuryango w'imbere, ishyaka ryo guteza umuryango muri rusange imbere. Mbese tubuze inkingi ikomeye. Nta kintu twavuga, ariko nyine umuryango we by'umwihariko, umudamu n'abana, ababyeyi n'abavandimwe bakomera. Imana imutuza heza. Muri iryo joro yaje nka saa 5, ariko yari ari mu kazi. Noneho arambwira ati tubyuka nkubwire. Ndamubwanje nifite umunaniro, babarira njyaho. Ndamubwira ati nyamara byuka nkubwire. Ndabyuka. Mbyutse arambwira ati ese ubundi kutajya umbaza aho mbana bishyira, ubu ugize ikibazo byagenda gute? Anyereka muri telefone arambwira ati kuko twari dufite umugambi wo kugura amasima nyine tugakora inzu neza, tugashyiramo n'amakaro. Arambwira ati ubu ngubu ntuhereje umudamu ucuruza amasima hari hakurya, none ntunambaza ati amasima
maze kugura nta yandi ndavuga nti se sheri kuza amasima ngaha icumi nanjye noneho gusa 3 ndavuga nti sheri noneho gahunda twihaye ndumva tugiye kwigira ubwo umunsi apfa nari ndi ku kazi ariko twari twahanye gahunda y'uko turi butindemo tugakora ibishoboka ndamubwanije rero numanuka kumva unaniwe ubwire nanjye ninanirwa ndakubwira tumanuke noneho numva ndananiwe ndahamagara muhamagaye numva telefone barimo kuvugiramo tumuha amazi nimumufate ndavuga sibyo ni iki ndayikupa ndongera ndahamagara ariko ngo mwatire umuntu tukagenda ngo nimba mbirasi buse ntabwo twafata tagisi vatiri noneho telefone igakomeza avuga ibyo bintu hashize umwanya ndimo mbyibazaho ibyo bintu barimo kuvuga ndimo mvuga ntakantere nanjye kure ibyo bintu muri ndabo nuko ndahamagara hashize umwanya numva barampamagara ndumva ati banguka umugabo wameze nabi ubwo nari nasize n'uyarwaye ubwo nawe yari bamaze kumpamagara umwana ameze nabi banguka ndahagase ndajya mu rugo njye muri ndavuga mu rugo reka mbyihore njye kureba umugabo ndiruka ngiye ngewe urabona muri ndaruka no kuzamuka amasikariye hari no guca munsi nzamuka amasikariye ngeze haruguru ndamubura ariko nkumva barimo kuvuga ngo ndi kuryayo ngo ameze nabi ngo dore ngo urabarabura ndabaza ntise bamubujije he ngaho munsi bitamanuka niba usanga bamubujije mu modoka noneho jyanye ntarwana mvuga ntimureke tubanze tumuvugishe mubaze ikiwe taravuga se turwana mvuga ntimureke mbanze muvugishe ndebye mu ijosi ryangize gutya ndavuga ntitugende tugeze kwa muganga atangira kuruka niko nahamagaye umuhungu wa mushiki we ko ariwe narebaga muri telefone nkabona n'abantu nta n'umwe ndeba kubera ko jada ari inyuguti mutakuta kuri jada namuhamagaye ndareba muranguka se hashika reka byameze nabi tugeze se hashika bamwakira atangiye kuruka avuga ati ko amakara numvise ko amakara atuma umuntu nimba ari ibibazo bigira bigaragara ese mushiki wampamagaye mubwira nti mubangukane amakara mama arura arambwira ati wowe se ni imyuka mibi iri mu muryango kandi koko wareba ukabona ni nk'ikintu kimukurura ariko azana n'ibifuru damu arasenga aramwakira tukinjira aho ngaho kugira abaganga se baganga mbona nta kintu murimo kumarira rero reka tubanze tegereze dogiteri ntoya dogiteri se mwaba mumuhaye n'agaserumu batangira kumushyiramo imiti nyine ngo igarura umutima kuko umutima bari bahise bamushyiraho ntuza kugira ngo arebe ko umutima utera barebye babona ntuza yarazamutse uwo mupira ufata inda arambwira ati dore se nta diyabete yari afite indwara yari afite iyo ari yo yose ntiyivuganire nk'umugabo wanjye nta ndwara n'imwe nzi arwaye nta n'umufite ukora ntawo nzi usibye ko muri ino minsi harimo ataka umutwe paracetamol akanywa n'amazi menshi ese yikubise hasi hari umuhungu bakorana ntabwo ntigewe menshi bakamagara uwo bakorana umuhungu aravuga ati ntabwo yikubise hasi ahubwo yatoye agatambaro arihungiza amaze kwihungiza abiri ku mutwe umuza ku meza umukobwa wari begeranye niwe watumagara ati nyamara burya ndabona yatinze kubura umutwe ntimuze turebe igihe ndabona atananyeganye gusa barareba gusa umuntu yagagaye bwo guhita abaganga bakora ibishoboka byose pe ntabwo batagize ubwo baravuga ati reka tujye kumucisha muri ntuze mu cyuma turebe no mu mutwe bamujyana bagiye baramugana tubwira ati dore batwereka mu mashini
ati dore amaraso yivanze n'ubwonko navuga nti se muganga nta kintu mwamumarira muganga arandeba mbona abuze icyo ambwira ndamubwira arambwira ati reka duhamagare dogiteri niwe uri buduhe igisubizo dogiteri barabimwohereza nyine aho ari uwo muganga arambwira ati barambwiye ngo nigende mu by'inzara yumve kuyumva araza imbaraga ze zose akazimariramo mu by'urwagwiro umugabo ntanyegane dogiteri aragenda amazi dogiteri nako mugabo urabona bimeze gute nta kintu yambwiye muri ako kanya mbona bazanye bomboni bamukubisemo mbona igitanda urabona ukuntu kiba cyegutse kugira ngo umuntu yisegure barakirekuye mushiki we ese ko mumuryamishije gutyo naho bo babonaga ko birangiye baratangira bazana impuza baramupomba
ukanani n'ubumwanza ngendagera ziko wamusize rwose ari byago cyangwa inzara se cyabindi binaranyije na roho niyo byaba bikomeye bite impuhwe zawe mwami yose ntakizananya nawe hari igihe cy'ubungubu ndetse n'ikizaza hari ibyago cyangwa inzara inkota se cyangwa urupfu yose ntakiza iyo nakubitatabara no kunywa kangiza iyo nakomereka mureka abanze akureba no mu rugendo ntabwo ndi jyenyine nasi mureke aho umwamane Shimwe mana yanjye ndaje mana yanjye iyo nibutse ko wivugiye uti jyewe n'umushumba nizo na saa tatu nampamagaye nampamagaye telefone yawe ucamo igitoro cya kure saa tatu ibyo karibu mu mujyi y'injerneti n'umuzana na karangwa wese reka umuntu uva ngo iyo nzira yose dutera ni umugano unogewe Yerusalemu nshya mana yanjye ndaje mana yanjye nibutse ko wivugiye uti jyewe ndi umushumba ukurahiye nzohereza wanjye akumvishe navuza ku marugo umweru nzasanga Mariya nzasanga Mariya asanga Mariya muzane babana
Nikomeze mzamuke, nikomeze. Nyagasani mana yacu ongeza mu mitima yacu murangushakashaka uko bukeye umutima wanjye ntuzahacogora n'imivugo iwawe muranzira nderembe konashe mu mahoro azazira umupaka tuze kujyana wahise wamenya ingeso barayigize muraterekaho hejuru yego bamwe mugume ku ruhande rwo hirya
twagira ngo komezemo n'ababyeyi be nasoza turakomeza n'izindi gahunda. Mwiriwe neza, reka dukomeze dukomere kandi burya iyi si yacu niko itujyanye, niko idutwaye. Reka rero mwumve umwirondoro w'umuvandimwe wacu, abandi n'umwana wacu. Umuvandimwe wacu Urikuryayo Christophe yavutse mu 1988, avukira mu mudugudu wa Kabuzuru, harika Kibinja, umurenge wa Busamana, akarere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo. Yashakanye n'umufasha we Kampire Anatali muri 2014. Afite abana b'abahungu babiri, Ishimwe Gifti Abraham na Hirwa Christophe, n'umukobwa ariwe mubona hagati yangaha uwitwa Utuje Ange Ella. Akaba yarasinziriye mu ijoro ry'ejo hashize rya 17/8. Umuvandimwe wacu rero ubwo nyine twavuga ngo aruhuke neza. Ibyiringiro nuko igihe nikigera umwami wacu ahamagaye azakanguka bazamwitaba, ubwo aruhukiranga mu mahoro ye kugeza igihe nyine azakangurirwa. Murakoze, Imana ibagirire neza. Ngira abari budufashe mu gushyingura kugira ngo bakomerezeho, badufashe ubundi dukomeze n'uyu muhango wo guherekeza umuvandimwe. Murakoze, yego gushyingura umuvandimwe wacu Christophe, dukomeze twingingane kwemera Imana kugira ngo yakire umuvandimwe wacu Christophe utubemo. Turabikora mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Nyagasani Mana yacu, ugira impuhwe umugaragu wawe Christophe, ugire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka, maze ureke kumuhanira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwawe nibumuhuze n'inteko y'abamarayika n'abatagatifu bose, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Dukore gikristo uyu murimo wo guhamba, twingingana ukwemera Imana yacu kuko ibyaremwe byose ariyo biherereyeho. Tugiye guhamba umubiri wagenewe gupfa umuvandimwe wacu Christophe. Dusabe Imana izamuzure afite imbaraga, imushyire mu mubare w'abatowe, izamugirire impuhwe mu gihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, asenderezwe ibyishimo bitazashira. Amina. Yane mu ijuru mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu, urugaga rw'abamarayika nirukwakire, maze ubone iri hirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Nyagasani Yezu Kristo, igihe umaze gatatu mu mva watagatifuje imva z'abakwemera, ni nayo mpamvu imva y'umuntu ihora twibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe uhe umuyoboke wawe Christophe kuruhukana amahoro, uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we, kugeza igihe izamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Amina. Kuko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu, tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kandi ko kubera Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye, akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwe wazutse. Muze dutakambira umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka, amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Yezu Kristo umwami wacu. Nyagasani umuhiruko ridashira,
maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Amina. Nyagasani muhiruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Amina. Nyagasani muhiruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire naruhukire mu mahoro. Amina. Basobaga badufasha kugira ngo ikiri bagishyire mu mva bone gukomeza. Ngwe mwami wanjye oshe kwigabiza abo waremye twizirwe tukuvuga umunsi urindurenga twese tukuramya mwamutetse ijabiro nge sanze umwami ijabiro mu ngoro ye ni heza hakira ntabwo uzuba ntabwo harekezi ngwino wimikwe n'amahanga tukuvuga umunsi urindurenga twese tukuramya mwabiro ryegera amagahinda nzakubera imbata nzakuramya utware mwami wanjye tukumva umuremyi bakurere kwimika by'urukundo twizihirwe tukuvuga umunsi urindurenga twese tukuramya mwamutetse ijabiro nge sanze umwami ijabiro mu ngoro ye ni heza hakira ntabwo uzuba ntabwo hari ikizinga nimukomeguye kuko umwami ari hafi kuza reba igihe cy'umukiro kiregeje umucunguzi w'abantu mere bagaragu ba Nyagasani nimutwaze muhe maso kandi musenge muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza abapfiriye mu kuri kwa Nyagasani bambikwe ikamba ry'ubugingo uremora n'ubutwari kuko tukiri mu rugendo inkingi negamiye umbera umutamenwa ameze asani Yezu nduwawe ungenza ugushaka nduwawe Yesu mukiza wacu ku musaraba waradukijije udutangirire icyiru cy'ibyaha utsinda uwari watwigaruriye Nyagasani urimo gushyengura kandi n'injyewe gahunda ndakuvugisha nahakurangira injyewe gahunda kandi turimo gutura arahazi nakurangire kwa Didier mushyireho mushyireho se barushyizeho reka babanze bafate umuryango nawe nashakiye afatiye ku ruhande mufashe mukecuru ari Kigali
magara abantu bakoranaga na Christophe nabo baze bashyireho ururabyo. mwegura umutwe. Yego. Hari undi wiyandikishije ukaba mu isoko. Muterekeho. Dukomeze turubagaragarize no mu minsi. Fata amatelefone 83 17 20 07 83 17 28 12 ibaruye kuri Kampire. Dukomeze twoherezeho peteroli.